Ni munyemerere mbasuhuze mbifurize gusoza umwaka neza dore ko tukibura amasaha make kugira ngo umwaka tube tuwushyizeho akadomo. Nitwa César Ndayisaba Theogene, nje kuri televiziyo mwakunze mugakora subscribe ntari jyenyene ahubwo ndi kumwe na mugenzi wanjye Bayingana Semugeshi mukunze kubana. Bayingana umeze ute? Meze neza César. Umwaka tugiye kuwusoza. Ni umwaka wanyuzemo byinshi bigiye bitandukanye, twabonye byinshi, tuje kubagezaho zimwe mu nkuru zishoje umwaka cyangwa se zipfundikiye umwaka zigiye no kutugeza mu wundi rega. Niko biri? Yego. Vuga ko akubada umwaka wagenze ute? Umwaka wagenze neza muri rusange, ndetse n'abagenzi bacu bagiye babibona inshuro nyinshi, abo twagiye duhura twarawusangiye na mukanya turajya kurasa ibishashi. Utaragize amahirwe yo kumbona. Wasobanura ko byagenze gute mu magambo make? Umuntu utaragize amahirwe yo kumbona umwaka kuva ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere kugeza uyu munsi ndakomeye. Umuntu agenda ahura n'utubazo duke na duke ariko ntago twigize dutuma sitarangongwe. Nabashije kuducamo ariko muri rusange narahagaze ndema kugeza uyu munsi. Ndashima Imana yuko uyu mwaka mupfundikiye amahoro. Reka twizere ko nabari kutwumva mumeze neza noneho twinjize mu kiganiro cyacu. Reka twigire mu kiganiro cyacu. Ni ikiganiro cy'ubusesenguzi tuje dupfundikira umwaka ariko kandi tukawupfundikirana n'inkuru zije zisoza umwaka. Ni inkuru tugiye kubagezaho ariko ni inkuru itari nziza kuri bamwe kuko abenshi yabateye urunturuntu. Ni inkuru yateye urunturuntu, abenshi barimo barayumva mu buryo bwabo, kimwe n'abandi batari hano mu gihugu cy'u Rwanda bakomeje kugenda bayibazaho amakuru bavuga bati bibaye byiza nyuma yuko yagiye hanze tukanayumva, bibaye byiza twamenya icyakurikiyeho cyangwa se n'ikijya mbere cyangwa se n'imiterere y'iyo nkuru. Ariko muri aka kanya ntago ndibugumye kubicisha amatsiko, ahubwo ni inkuru y'umusore witwa Kamanzi D'Anthony. Uyu nguyu ngo waje kuba yakishimutisha akabwira papa we akamwoherereza amafaranga 100,000 y'u Rwanda mu rwego rwo kugira ngo abe yakizahura ngo mu bibazo byari bimwugarije. Iyi nkuru rero uyu mwana nkuko byaje kugaragara ndetse na papa we agatanga aya mafaranga azi ko umwana yashimuswe, akanaza agaragara nk'umuntu wari washimuswe, anasobanura ishimutwa rye ngo nyuma kera kabaye polisi y'u Rwanda by'umwihariko RIB cyangwa se mu bushishozi basanganywe baje gushishoza basanga yuko uyu mwana ngo ibyo gushimutwa kwe ngo byaba ari igihuha, ngo ni inkuru yambaye ubusa rwose. Nekereza ko ni inkuru tugiye gucamo. Reka tubanze tubwire abadukurikiye ko uyu mwana w'umuhungu cyangwa se w'umusore imyaka 21 akenshi buri umusore avukomoka cyangwa se yavukiye ahitwa mu kagari kitwa Imara mu murenge wa Bushenge mu karere ka Nyamasheke. Kuri ubu rero afungiye kuri station ya RIB ya Shangi mu giperereza rikomeje ku byaha byo gukwirakwiza ibihuha ndetse no gutekera umubyeyi we umutwe. Iyi nkuru nkuko ibigaragaza bagerageje kubicamo ariko reka tubire mu buryo busa nkaho bwagutse. Yego. N'ubwa mbere nekereza ko mu Rwanda twatumvishe inkuru nk'iyi, niba nibeshye wenda mu bihe bya vuba aha badukurikiye baraza kutubwira, ariko navuga ko ari ubwa mbere mu bitangazamakuru abibyandika n'ibivuga inkuru bisanzwe bivuga ko habaho gushimuta umuntu ngo habe ikigurane kiguzi cy'amafaranga kugira ngo uwo muntu abe yagaruzwa. Ariko nanone mbere yuko twinjira muri iyi nkuru nabonye agenda haterwa komantere nyinshi bavuga batese koko nibyo gase gute umwana w'umusore w'imyaka 21 yakipangira igikorwa nk'iki se cyangwa nabaye bundi buryo bari kubivuga kwinshi kujya gutandukanye. Twe rero turaza gukomoza ibyanditswe mu bitangazamakuru, turibuze kongera ibitekerezo byacu nyuma. Reka tubanze tubwire abana bari mu bitangazamakuru. Uyu Kamanzi yaratangaje ko yashimuswe tariki ku mugoroba wa gatanu ngo ni cyumweru gishize tariki 27 z'Ukuboza 2024. Yego. Ngashimutwa n'imodoka y'ibirahure byijimye irimo abagabo babiri ngo bamukubise bamusaba guhamagara se ngo yohereza amafaranga. Ubundi ibi bintu nsanzwe mbize mu mafilime. Yego. Cyokora no mu gihugu cya Nigeria byigize kubayo. Ibintu nsanzwe mbize mu mafilime. Se ngo niyigeze azuyaza nk'umubyeyi wese ayo mafaranga wasayeta anayafite wenda kuko akenshi wenda zimwe muri famille
famiye akenshi wenda zo mu byaro hajya bitabira ngombwa ko umuntu ashobora kudatungurwa afite mu mafaranga akaba wenda yashyira n'agatungo ku isoko afite imyaka se mu nzu cyangwa se akanitabaza abavandimwe birashoboka buri umugabo najya buri migozi muzirika ariko muzi yajyaga ambwira ngo se yishyuye aya mafaranga yose ariko akora igikorwa nge nashimye cyiza cyane muri ya gahunda yuko hari icyo nakita full cooperation cyangwa se ubufatanye hagati y'inzego zishinzwe umutekano ndetse n'abaturage. Muri iyo gahunda rero ubona ko navuga ko message yageze kure, ni ikintu cyo kwishimira kuri afande Felix Namuhoranye niwe uyoboye polisi y'u Rwanda kuri ubu, yego ko nibura imikoranire hagati y'izi nzego zegera abaturage ndetse n'abaturage igenda neza. Ise yarishyuye ariko atabimenyesha urwego rushinzwe gukurikirana ibyaha nk'ibi, urwego rwa RIB. Nyuma yuko se w'uyu musore yishyuye ayo mafaranga yasabwaga Nyamusore, niko byanditse, cyangwa se uyu musore Kamanzi Danton, yagaragaye mu gitondo cy'umunsi wakurikiye ubwo byari ku isabato tariki 28 afite ibikomere, yego avuga ko yashimuswe n'abagabo babiri mu modoka y'ibirahure byije. Yabwiye abaturage ko abo bagabo bamurangishije inzira igera ku muhanda Huye Rusizi, aho yajyanye nabo kuhabereka. Nkuko umuntu yagusanga mu nzira kubwira ati ndagira hano hana, uvuga ati reka tugende makwereka. Ariko kandi uyu mwana asanzwe n'umunyeshuri. Iperereza rero yibanze gukoresha mu nzego za RIB, yego yaje kugaragaza ko ibi byose ngo byari bihuha n'ibinyoma. Yatekeye mu mitwe umubyeyi we akimara gufatwa ngo yemeye ibyo yakoze, uyu mwana w'umuhungu. Yego. Nkuko rero byatangajwe n'ubuvugizi bwa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Uburengerazuba na Afande SP Karekezi Twizere Bonaventure, yavuze ko Kamanzi yari yahawe na bagenzi b'amafaranga 125 yo kubatunga ku ishuri, ariko ngaza kuyajyana muri betting ashirirayo. Unyemerere tugire tutavuze kuri iki kintu. Ikintu kijyanye no kubetinga, urubyiruko na betting. Urubyiruko nubwo ari urubyiruko gusa, reka tuvuge urubyiruko kuko nirwo navuga rushyushye. Nimvuga ngo rushyushye nirwo rusa nkaho ruri mubare nibura ku kigero kinini 80% by'aba betting n'urubyiruko. Icyo cyo nicyo. Ese kuba betting n'urubyiruko ishobora gufata intera ndende mu mitwe y'abana b'urubyiruko muri iyi minsi, urabihuza n'ubukene cyangwa ni generation turimo? Ntabwo nyembihuza n'ubukene, ahubwo mbihuza n'ubunebwe bwo kudashaka gukora. Kuko bura betting n'uburyo si gambling, su babyita ngo iki, urusimbi. Bura betting n'urusimbi. Ushatse bivuga mu yo mvugo kugira ngo byumvikane n'urusimbi. Uvuga ngo na hanu impamvu bira bintu biri addictive cyane. Uvuga ngo wowe ugenda nuko hazamo n'imibare mike, hari na betting ubundi ubona ko byanze bikunze possibility, abizi imibare bahita babyumva, possibility yo kugira ngo utsinde ibiri hasi, ariko kubera gutwarwa buhumyi ndetse no gutwarwa n'inyungu irimo ukumva ko bishoboka ugashyiramo wiyahuye. Ariko buri abantu bagiye bakora betting babanje kureba icyitwa possibility, ese amahirwe yo gutsinda anganati. Ndahamya ko abantu benshi batabijyamo. Ni nacyo kampani nyinshi zikora izi bet zigerageza kwima cyangwa se guhisha amaso ababikora, kuko aba betting baramutse bamenye icyitwa possibility, ndakubwiza ukuri ko kampani nyinshi zikora bino bintu zafunga. Ubwo ni ukuvuga ni kwa kundi bakoraga, hari kampani imwe ntari buvuga izina, yakoraga udutike twinshi, ntabwo yatwishyuye ngo tuyamamaze, yakoraga udutike twinshi ariko ngo igashyiramo ngo kamwe, ariko ugasanga ngako kamwe ngo nugatombora ngo nibwo uri butsindira igihembo gikubiyemo. Rimwe na rimwe ugasanga amatika ahari akubye nk'inshuro 100 igihembo kiri muri ka gatike kamwe. Mbere ikintu gisekeje n'izi mibare, reka nkorere possibility kw'ibyo bintu uri kuvuga. Yego. Reka tuvuge ko mu matike 500 basohoye harimo tike 2 zonyine ari z'abantu bari butsindire. Yego. Uvuga ngo icyo gihe niba tike 2 muri tike 500 arizo zifite cyangwa se zemerewe gutanga igihembo, possibility yo gutsinda kuri nge bayingana ugiye gushaka iyo tike. Possibility zo kuningana, mfite possibility ya 0.02 yo gutsinda kuri ya 500 ya matike 500. Mfite possibility ya 0.02 yo gutsinda. Ubwo ngewe kuvuga ngo possibility mfite yo gutsinda ni 0 mu yandi magambo. Ya ngewe zeno nkafata amafaranga nkashyira ahantu hari ikizere cyo gutsinda kiri munsi ya 0. Ikintu gisekeje ntago ngewe ahantu zino kampani zita zibyicira, ntago uyu muntu azashyize ibiciro hejuru. Aravuga ati reka tugire minimum kuri 500. Woravuga uti niba igihembo ari miliyoni 10,
ni gute 500 reka 500 nyashyireho n'ubundi no kugerageza amahirwe benshi nuko bagenda reba mbonye miliyoni 10 kuri 500 ku mafaranga 500 iyo possibility ntago ihita ikuzamo kubera ko wabaye driven wamaze kwicwa mu mutwe yuko 500 urumva agutwaye kwikuba inshuro uzi inshuro zirimo kujya bibyare miliyoni 10 500 yikubye inshuro ibihumbi 2000 ni kuvuga ngo ugiye kungukirwa inshuro ibihumbi 2000 do you imagine ubwo rero reka twigarukire ku nkuru yacu iki ngiki hari abantu badukurikiye ba betting amahirwe tubigarutseho nagarugu kubangisha ibyo mukunda ariko nibura buri wese ubikora ajya bikora yabandi no gutekereza ku iki kintu ese ubushoboke cyangwa se amahirwe gutsinda yanjye anganate ahagaze ati ni message kuko biragaragara neza ko betting ari kimwe mu bintu rwose biri gutuma urubyiruko mu by'ukuri rutaba focused rutagira intego zihamye consistency mu rubyiruko biri no mu bintu bihugarije cyane abonetse yose aho kugira ngo cyane bafite depression y'iki kintu ese niba uyu mwana w'umujene nkuko iyi nkuru bivuga n'ibihumbi 125 byose yarinjiye muri bet agasohoka bishize urumva umuntu adafite ikibazo ngo yarayo kuzatunga bagenzi be babiri babana muri ghetto ubwo biga muri IPRC yatumba college yego ubwo bivuge yuko ateje ikibazo cy'ubutindi we ateza ikibazo cy'ubutindi kuri abo ikibazo cy'ubutindi ikibazo cy'ubukene ubutindi burari imvugo igayitse ntacyo reka tubyita ubukene ariko nta ngo nta na hehe hose ni kimwe ariko niba aba bana bari baramuhaye ibihumbi 125 bizabatunga mu gihembwe barimo hariya urumva bagiye kongera iwabo baka amafaranga azabatunga iwabo kwa se w'uyu mwana akenshi n'icyo usanga ari buruse za leta kuko ndibaze ko ama IPRC rimwe ndumva leta nayo ibagenera abiga muri IPRC hari ubwo leta ibagenera akanu ka buruse ubwo ndibaza ko ashobora kuba ari nayo mafaranga none se niba abana bavuze bati nkuko dushobora kuba tubana tukavuga ati no twabonye amafaranga reka dukore stock akenshi ubundi abari stock dukore stock nibura abantu batatu stock y'ibihumbi 100 n'ubuzima bwa kinyeshuri bwo kwiyeranja n'iki abari ibintu bizabakurura amezi nk'atatu bati no amezi 3 ya covering umujene wabaye driven afashe ibihumbi 125 ajyanye muri betting sinzi ubwoko bwa bet yakoze icyo dupfa no mu kinyamakuru ntago bigize bavuga ubwoko bw'umukino yakinaga ariko we yajyanye muri beti ibi birabaye birarangiye reka tumurekera ahangaha ibya beti ye nababonye umusaruro ariko tugaruke noneho atekereje ukuntu ari buri haya amafaranga atekereje ukuntu agiye kwishyura aya mafaranga abuze inzira sinzi niba byari bigoranye kuyakura kuri papa we sinzi niba na papa we uyu mwana yarabizi neza yuko ntago umubyeyi wamubwiza ukuri ntago umubyeyi wamuzanaho munyemere nkoresha terme ntago nukanye cyangwa ntago ari indiscipline ntago umubyeyi wamuzana ibintu by'ubucucu n'ibi ngibi ntago abwira umubyeyi ngo nafashe 75000 nzijyana muri betting yahera nta kindi kintu se yabesha uyu mujene ko kubeshya umunyeshuri atari ibintu byaba ari uyu mujene yatekereje ko cyamubera cyiza ari uko kubona ingano y'ayo mafaranga yacuri ikinyoma reka ncuri ikinyoma kiri kurusha ababyeyi yego kibuze gukora ababyeyi ku mutima we nubwo yumvaga ko kubera ubwoba ababyeyi bakavuga bati umwana wanjye afitwe n'abantu batazwi bura ntabwo bivuga ko uyu mubyeyi yabaye educated ku kigero cy'uko we ari kohereza bikarangira ariko umubyeyi ngiye mushimire cyane uyu mubyeyi akwiye no kwifashishwa muri campaign na polisi y'igihugu agenda akoresha akangurira abandi babyeyi rwose yeze kuba umuntu w'umunyabwoba aba yaravuze ati umwana wanjye bataza kumwica akitwararika reka muri amafaranga nanaceceke mbituze ahubwo batanamukurikira ariko aravuga ati reka amafaranga nyatange ariko none ngiye kuripotinga ariko none ripotingira inzego zibishinzwe muri ya gahunda muri ya gahunda hari gahunda polisi y'u Rwanda igira yita ngo amakuru atangwe ku gihe cyane ibi byakozwe cyase umubyeyi ashobora kuba iyi campaign yarayinyuzwe nayo cyase yarayumvisha igihe kinini kuko urabona yahise atangira amakuru ku gihe umwana akimugeraho tugarutse ku nkuru umwana yaje ku itariki 28 ubwo byari ku wa gatandatu aza mu gitondo ngo agaragara mu maso nk'umuntu wasizwe ivu cyase pudure nk'uko igitangazamakuru cyabyanditse aza ameze nk'umuntu wasizwe ivu nawe yavuze ko yanazwemo ifu yavuze ko ngo hari ifu ngo bamuteye ngahita amera nk'umuntu usinziriye noneho ngo bakora ibyo bakora ubwo yongeraga kwicura ngo yaje kongera kwicura
nanone bamutwaye ariko noneho bamwegereje ku kagari k'impara ngo hafi y'ishyamba rituye hafi y'aka kagari ngo basiga bamuteye ifu nanone yafu ngo imusinziriza barigendera. Niko umwana yaje asobanurira papa we. Ndabona bavuga ko bageze hafi y'amasangano babwiye umwana niho bamusize. Wenda tuvuge ko abantu nabo ndibaza niba iyi nkuru ko ariko biri barabaye imfura cyane nibivugana ubuzima bwe. Ano mpamvu iri kuvuga biti ibintu biri stage dukuntu bipanze cyangwa se ukuntu bimeze ni inkuru nyine wagira ngo irategura. Yateye urujijo. Ni inkuru iteye urujijo. Bakubise baragukomeretsa barakureka. Ibihumbi ijana. None se icyo bashakaga ntibari bakibonye. Baciye ibihumbi ijana kandi byari bimaze kuboneka. Ahubwo iyo bitaboneka wenda ntabwo yari kuboneka uyu mwana. Kandi uyu mwana yaramaze kubona amasura yabo. Ntabwo uri kumva hano. Ariko wibuke yuko mbere yuko bamusiga cyangwa se mbere yuko banamutwara bamuteraga ifu igahita imusinziriza ikamukura mu buntu. Yavuze se ko yasinziriye cyangwa nuko umutera kugira ngo yakume. Oya. Yavuze ko bamuteraga ibi bintu bisa n'ifu byo gushaka ngo ngira ngo no gushaka kugira ngo ahume ase nk'uhumaho gato kumwe umuntu agutera ibintu mu maso ukajya kurwana no gusukura amaso wenda byo kugira ngo byo kuguhumisha kugira ngo utamenye iki irengero yego. Ubwo ngubwo rero ubwo bamuteraga ifu bagiye kugenda yongeye kwisanga bamaze kugenda. Ariko nkibaza baguteye ifu urahumirije bagusohoye mu modoka ubareba bagutera ifu wabibonye ko bagushimuse urumva ese ntunamenye ngo buriye kuba umuntu yagutera ifu akajya kwinjira mu modoka akagera naho yatsa akagenda ntumenye irengero ntunahuruze ibi ngibi byo ntabwo twabifata nkaho iyi nkuru yaba ari igice. Okay, sinzi nawe nava kari igice ntabwo nava kari igice icyo turi gukora twe nuko ni impamvu n'ibitangazamakuru byagarutse kuri izi nkuru nuko informing abantu kugira ni haba case nk'iyi wenda na bamwe mu badukurikiye bazamenye uko babyitwaramo ndetse binakangura urubyiruko rwanze gukura amaboko mu mufuka kuko uyu mwana w'umuhungu yaramutse aratekeye ababyeyi b'imitwe yuko ashimutswe kugira ngo nabone amafaranga cyaba ari ikibazo mu rubyiruko. Ikibazo mfite urebye imisare uyu mwana afite cyase nk'ibikomere avuga yuko ngo banamukebeshaga ruriya rwembe yari yabanje kugura babanje kumutuma. Ntago nanone ndimo ndagerageza kwishyira muri ubu buzima nkarebaho kugira ngo utegura ikinyoma nk'iki ngiki wisharambure urumva kuko ubonye ukuntu amaraso arimo arava ukareba n'ahantu ishati yari yambaye yacikiye mu mugongo ubona yuko ari ibintu byari biteye ububabare. Ese yaba yarihanganiye ububabare n'iki kinyoma akagicura yirengagije uburibwe arimo arahura nabwo kugira ngo akunde yemeze papa we. Buriya mu buzima busanzwe imbaraga abantu kiremwa muntu imbaraga dushora mu kurema ikinyoma arizo mbaraga dukoresha tuzishora mu kugira icyo dutekereza cyo gukora. Urebye imbaraga n'umuhati dushyiraho ndetse n'ikiguzi bidusaba mu gutegura inkuru z'ibihuha cyangwa se mu gutegura ikintu nk'icyo izo mbaraga uzishoye mu mirimo ndibaza ko abantu benshi baba bakungu kubera ko buriya gutegura ikintu biravuna kurusha uko akeme gukoresha ukuri bikarangira. Impamvu bivuna ni iyihe? Ni ukuvuga ngo wowe ugiye kubitegura abanza urebe ubwira abantu uti cyangwa se uvuga uti ndi bubanze mvuge ko bancimuse ubwo akataza mu mutwe se ko bancimuse biragenda biti byanze bikunze ndaza gukomereka. None niba uyu mwana w'umuhungu bari ku kigero cy'uko yakikomeretsaho uku ni ukuboko cyane ukuboko niba ari kuri kalibre y'uko we yakikomeretsa kugira ngo akunde yumvikanisha uburemere bw'ibyamubayeho. Ndibaza ko yaba akeneye no kuganirizwa. Urabona aho ngo afite ifu mu maso n'ibindi urabona ishati isa nkaho iciye okay ndavuga ahagana mu mbavu nyine urabona ko bisa nkaho hari ikintu cyanyuzemo wagira ngo urwembe cyangwa icyuma cyakase biramutse ariko biri. Ubu se uyu mwana reka turebere ibintu nanone mu buryo bwombi. Uyu mwana yafashe urwembe aritatamura gutya ishati amaraso arava agera naho ahinguka inyuma ku ishati yishishimura n'amaboko yitera n'iyi fu. Iyi nkuru nge ndimo ndagira aho nkabona ko uyu mwana ashobora kuba yari yashimuswe. Okay. Ntabwo ndi buvuguruza inzego. Ntabwo kuvuguruza byatangajwe ariko reka ibi tubiharire. Reka tubiharire wenda
tuzamenya amakuru menshi yisumbuyeho ibi byari byibanze. Turashimira cyane n'urwego rw'igihugu rushinzwe bijyanye n'ibi bikorwa bwo habe RIB ndetse na polisi y'igihugu kuba bamenyekanishije. Natwe icyo dukoze ni ukubigeza ku banyarwanda batagize amahirwe yo kumenya ubu butumwa bwa polisi. Ubwo rero igisigaye ni ugutegereza tukaza kureba ngo ese byagenze bite, harakurikiraho iki n'ikibanzuye. Ariko wenda tugana ku musozo twanze twibutsa abantu itegeko rivuga iki ku byaha nk'ibi ngibi. Iki cyaha harimo icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi ukoresheje uburiganya. Urebye biri muri iyo sansi ni icyaha cy'uburiganya. Ni ukuvuga ngo ni ukubona ikintu ariko wakoresheje uburiganya. Iyo rero iki cyaha kiguhamye, iki cyaha cy'uburiganya akurikiranyweho nawe cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, ni icyaha giteganywa kandi kigahanishwa ingingo y'174 y'itegeko nomero 38 akanyerezo 2018 yo kuwa 30 z'ukwezi kwa 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Yego. Iki cyaha ni gihama uyu mujene Kamanzi Danton azahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarenze imyaka 3. Ni hazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 3 ariko atarenze miliyoni 5. Ikintu cyitwa kaga yikururiye, niba ushobora gushaka ibihumbi 100 ariko ukisiga mu mutego ugiye kuriha miliyoni zirenga 3 cyangwa se zigera muri 3. Yego. Ngayo nguko ari kibazo. Ndabona amasaha yatujyanye. Ndagushimiye. Kamushimire César. Reka dushimire n'abadukurikirana hano kuri televiziyo ya KT Zone. Ibitekerezo byanyu ndetse n'abantu bashobora kuba batuye hariya mu kagari ka Kimara ho mu murenge wa Bushenge wo mu karere ka Nyamasheke. Abantu batuyeyo aramutse hari andi makuru yisumbuye kuri aya ngaya batwandikira muri comment bakatubwira tukaba twanayacukumbura cyane. Yego. Urakoze cyane. Yari César ndetse na Bayingana Semugeshi, byari ikiganiro cy'ubusesenguzi hano kuri KT Zone. Ikiganiro twabagejejeho inkuru y'umwana ugaragara yuko yari yacuze umugambi wo gushaka gucucura utwa papa we yitwaje imvugo yuko ngo yari yashimuswe. Gusa nyuma y'urwego rw'igihugu rwa RIB rwakomeje gukora iperereza ku by'iyi nkuru, twaje gusanga ngo iyi nkuru yaba ari ikinyoma ndetse ari n'umugambi uyu mwana yari yacuze mu kugira ngo abone amafaranga yo kwishyura bagenzi be yari yarakoresheje ku ishuri. Ngayo nguko reka tubabwire ngo tubonane muri video yacu ikurikira. Bashishikariza gukora subscribe ku batarayikoze ariko namwe mwayikoze. Turabashimira kuba tubana. Muzagira umwaka mushya muhire.